umugabo yafashe imbeba ariko imbeba iramucika ku buryo yinjiye mu ikoti rye mu ishati imuzenguruka mu ijosi. Uko yagerageza gusakuza agerageza kongera kuyifata, imbeba yinjiye mu kanwa. Ubwoba buramutaha. Umugabo yamize imbeba ayohereza mu nda. Imbeba itangira guta umutwe nayo no gushaka gusohoka. Uko niko imbeba yakubaga inzara zayo mu muhogo w'umugabo, niko yamuteraga amenyo imuruma mu muhogo. Umugabo yanyuze mu buribwe bukomeye cyane icyo gihe. Yikubise hasi ashiramo umwuka. Yego arapfa. Igituza cye n'umuhogo byose byari byashwanyagujwe cyane n'inzara z'imbeba yari muri mu nda, cyangwa se yirikezaga mu nda h'umugabo. Ibi nibyo byagushobora guhura nabyo biturutse ku mbeba. Reka turebe hamwe cyangwa se turebere hamwe ibibazo n'ibyago imbeba ishobora guteza umuntu ku buzima bwe, kandi turaza kureba na bimwe mu bihamya by'amateka mu byago imbeba zigeze guteza ku isi. Ikaze. Bivuga ko umuntu iyo aramutse yisanze mu mwanya wo kwica imbeba yikinyiranye mu cyumba nayo bari bonyine, ubundi hari ibintu agomba kubanza gushyira mu mutwe we cyangwa se kwitegura. Nita kwica izaba ishobora kumutera indwara. Hari abantu muri twe nubwo baba batabizi baba bashobora guhura n'ingaruka ku buzima bwabo biturutse ku mbeba. Muri abo igihe bahuye n'ibyo imbeba yitumye, ubwo ni umwanda wayo, inkari zayo, ibi byose hari ubwo biba bishobora kuba byatuma umuntu agira indwara z'ubuhumekero, ibihushi ku ruhu, ku mubiri, yewe n'izindi ndwara zerekeye ukwivumbura k'umubiri, alerji. Inama: uzakoresha ibintu bikurinda igihe cyose uzaba ugiye kwica imbeba muri mwenyine. Ni akanyamaswa gato, nyamara kugerageza gufata no kukica rwose ni ibintu byakuganisha ku bikomere. Imbeba ushobora kuba utabizi, nyamara kuri iyo uyibona ikubona ikirukanka. Ni inyamaswa ishobora kurumana, gushwaratura, kandi igatera ubwandu mu mubiri cyangwa se indwara, infection. Ntuzagerageza guhangana n'imbeba mu buryo bweruye. Abantu bagirwa inama yo gukoresha ibikoresho nk'imitego y'imbeba aho kwishyira mu byago bahangana nazo. Uretse gutera ibikomere, ibisebe, imbeba ni inyamaswa ishobora gukwirakwiza indwara zitari imwe. Ibyo yituma inkari zayo, amacandwe yayo, byose ni ibintu byanduza umwuka duhumeka, kandi naho zigendagenda, aho ziba zagiye zinyura hadasigaye. Wigeze ugira urunyanya cyangwa se urutomati imbeba yariyeho? Wabona atinyuka. Indwara zakomoka ku mbeba ntizibarika. Urugero ku bantu, imbeba ishobora gutera icyitwa hantavirus pulmonary syndrome, indwara yibasira ubuhumekero iterwa n'agakoko ko mu bwoko bwa hantavirus. Ni agakoko kica. Iyi ni indwara ikwirakwira binyuze mu mwuka. Iyo umuntu ahumetse uduce duto tw'umukungugu twaba twandujwe n'inkari z'imbeba cyangwa se ibyo yituma, twaba turi mu mwuka nyine. Salmonella ni agakoko gatera uburozi mu biryo. Imbeba yakagutwerera rwose. Imbeba zakwanduza ibiryo ndetse n'aho zinyura ku buryo byagutera indwara zibasira urwungano ngogozi nka salmonella nyine. Leptospirosis ni indwara nayo. Ni indwara ituruka kuri bagiteri cyangwa se agakoko kibasira umwijima ndetse n'impyiko. Amazi, ubutaka bwandujwe n'inkari z'imbeba niho bituruka. Lymphocytic poliomyelitis ni indwara ituruka kuri virusi, ikaba yibasira agasa n'agasashi kaba gatwikira ubwonko bwa muntu ndetse n'ubwonko muri rusange. Indwara ikwirakwira igihe umuntu yaba yagira aho ahurira n'inkari z'imbeba cyangwa se ibyo yituma, cyangwa se nanone ibyari by'ibyana by'imbeba, ibyana byayo. Imbeba ntigutera amenyo ku buryo ikuruma. Ishobora kuzagutera ibibazo nk'indwara zandurira mu kurumwa n'imbeba, cyangwa se kuba yagutera inzara nk'indwara yitwa rat bite fever, umuriro uturuka ku kurumwa n'imbeba. Irangwa mu bimenyetso byayo n'umuriro, uburibwe ku ruhu nk'ibihushi, kandi no kubabara mu ngingo. Ibyo niba bitaguhagije ushobora kuzahura n'ubushita. Agakoko kitwa Yersinia pestis niko gatera ubushita. Ubushita bukwirakwizwa n'inda zibera mu bwoya bw'inyamaswa z'inkigisi nk'imbeba nyine. Uyu munsi ntabwo uzayibona henshi, gusa ubushita bwakoze amabara mu mateka. Ushobora kuba utarumvise ibi ngibi, gusa uzashaka amakuru ku cyitwa Black Death, urupfu rw'umukara. Hari mu kinyejana cya 14. Uru rupfu bamwe banarwita bubonic death. Ni icyorezo cyishe abantu bagera kuri miliyoni 25 aho hari mu Burayi rwose, muri Europe.
nyamara icyorezo cyakwirakwizwaga n'inda zabaga ku mbeba z'umukara zari zimenyerewe cyane kwibera mu mijyi. Icyorezo cyishe abantu benshi ku buryo byateje impagarara mu bantu. Abakozi barabuze mu kazi icyo gihe, ubukungu bwaragiye buragwa, ikiremwamuntu n'imibereho byacyo byose byaragiye birahatikirira. Mu 1965 ndetse no mu 1966 habayeho icyitwa The Great Plague of London. Icyorezo cyibasiye Ubwongereza, abantu 100,000 barapfuye. Mu mujyi wa Londres ni indwara yakwirakwiye cyane kubera kugira umwanda. Ibyo byiteranyijeho kuba hari imbeba nyinshi ahantu habaga abantu benshi, hatuye abantu benshi nyine, ni nako ibintu byakomeje kuba bibi cyane. Hano tukugezaho ibiganiro, inkuru zigezweho kandi amasomo y'ubuzima. Niba utarabikora rero, iyo umanutse munsi y'iyi video ugakanda ahantu handitse ijambo subscribe, nahagana iburyo munsi y'iyi video, nibwo utangira kujya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bworoshye cyane mu gihe kizaza, nta na kimwe kigucitse. Tumaze kuba umuryango w'abantu 18,000 birenga, ikaze mu bandi. Bisa nkaho uyu munsi kuba imbeba yaba iri mu rugo rwawe, wagakwiye gutekereza ko uri mu byago bikomeye. Nureba ku kirahuri cyawe uri kureba iyi video, urahabona indi video nagushyiriyeho wareba. Nigucika ndabizi nawe uraza kuyikunda. Nitwa Samuel Mugisha, reka tuzasubire ubutaha. Ciao ciao.